VINCENT-TALK. Koze cyane uyu mwaka navuga ngo wagenze neza cyane. Nashyize hanze indirimbo zimwe mu ndirimbo zigize album yitwa Umurwa w'Indwanyi. Harimo izo nakoranye na Pifla, hari izo nakoranye na Fireman, hari izo nakoranye na Marina. So uyu mwaka wagenze neza, twakoranye n'amakampani atandukanye, twakoze ibitaramo bitandukanye ahantu hose abanyarwanda babanye natwe kandi turabashimira cyane. Tugashimira n'amakampani yose twabanye nayo, ndetse tunashimira nayo turasozanya nka Airtel, Forza, Rwanda Forensic Institute, turi kumwe muri kino cyumba. So navuga ko umwaka wagenze neza, abo bantu bose twakoranye neza, kandi turizera yuko tuzanawusoza neza muri kino gitaramo ndetse n'ibindi biri nyuma yacyo. Murakoze cyane. Bakoze ku bijyanye n'indirimbo zo kuri ntoza ku mpeshyi 15 already your fam yarasohotse, ngomba kuyiperforminga ni imwe iriho. Yo impeshyi 15 yo ntago iraza uno mwaka, kugira ngo kiri umucyo kuri ibyo bintu, ntago yo bitewe nabo dukorana n'amakampani dufatanya kugira gusohora imiziki yanjye. Icyo nabashorengaho nuko igomba kuza umwaka utaha. Hanyuma nababwira ko n'umwaka utaha tuzongera tukajurira njyewe na Gatsinzi. Dufite gahunda yo kongera tugakora ibindi bintu bijyanye nk'ibyo twakoze nyine muri 2024. Yeah. Iyo ngi dufite akazi kenshi umwaka utaha. Iyi mpeshyi 15 izaza umwaka utaha, ariko ndatekereza ko n'umwaka utaha dufite ibintu byinshi cyane. Ubu turashaka ko umwaka utaha uzaba ari uwa rap music. Bano bahungu bose People After album, nuzasohoye album wa mbere, Bruce wa mbere, ibintu ntuzari gukora murabizi. Logan Joe, Kenny Kesho, same thing. Uriya mugore wacu nawe ntekereza ko afite amahane menshi cyane. Yangwese bose Dani yaratubabaje mu minsi ishize. JC nawe afite album murayizi nawe ari gusohora. So uno mwaka, May I have your attention please? May I have your attention please? A fire alarm has been reported in the building. Please proceed to the nearest. icyamamare cyo murakize avuye ngo muzamukunde, ahora ari hejuru iriya. Ntekereza ko umwaka utaha dushaka uri umwaka wa hip hop, umwaka wa rap music. Ikindi kibazo hariya babaje Dani. Murakoze. Njyewe kuri mukwambajije kuri stage niho hantu hambere ko no mubumbe kunda kuba ndi kurusha ahandi. Iyo niho hantu mba nishimiye kurusha ahandi, so mba ngomba kudelivaringa neza nkuko wabivuze koko. Performance mba ngomba kuyitegura kubera ko ni ikintu n'inshingano zanjye kandi n'akazi kanjye nkora ngomba kukubaha. Kijyanye n'icyo wambajije kijyanye no kwambara cyangwa se cyakingora, of course birangora kubera ko abafana banjye ndabubaha, namwe ndabubaha. So iyo ngiye kujya imbere y'abantu mba ngomba guseruka gitori, kuza nsa neza kugira ngo nabo ngabo nyine babone ko umuntu wabo bakunda abubaha. So navuga ko hari byinshi bihura, hari byinshi biganya muri kino cyumba cya rap. Kuri no stage igiye kuza bizaba bitandukanye n'ibindi byose nigeze nkora mbere, kandi nzi neza ko bizagenda neza na bagenzi banjye. Twese turiteguye, tubitayari cyane like never before. So kugira ngo nongere nibutse media murabona kubera ko nyine hari gahunda ya gasangika no kwakira ko yasoje. Ntabwo ari ngombwa ko tuza guhita mushobora no kugira one on one n'abahanzi nanjye n'umuntu uzabizeye neza kugira ngo twari nabibasha neza. Akoze n'umurebe Udok arakoze cyane gukomoza kuri projet na Riderman mwatanga bazigenda nito dusobanuriye. Ni gahunda iremetse kumurengera mu duha album n'igitaramo bijyana atucira ku gange muri makeya. Hanyuma kuri Young Grace ntabwo yaramaze iminsi itagaragara cyane mu muziki. Noneho feelings zawe kuba uyu munsi wisanze mwaba papa ugiye kugaragara ko urugero rusobanuye iki kuri wowe?
ngo birajyana na pipiraya ugiye mu bwa mbere we icyo bisobanuye ni ikibazo kimwe kibajijwe abantu. Bon, urumva ndagatse nzaza kubimfashamo Riderman dukora icyumba cy'amategeko version ya mbere cyangwa season ya mbere twavuze ko tuzakora ni ya kabiri. Ndabeshya Rider, twavuze ko tuzakora ni ya kabiri. Ubwo no mwaka twateganyaga kuzayikora no mwaka, no mwaka, ariko hazamo akazi kenshi tujya muri biriya bya ziriya concert zindi twari turimo zazengurukaga n'iki byose, umwanya ntiwaboneka cyane. Ariko nahoze nganira na mukuru wanjye nyine Riderman, tuvuga ko mu bishoboka byose cyangwa mu bintu bigomba gushoboka ko ira album yabaye successful cyane. So turavuga why not twabijurira none twongera tugakora n'indi ya kabiri muri no tuterengeje undi mwaka none iri yasohotse muri 2024 turashaka ko atarenga ikindi gihe tukayisohora none nayo muri no mwaka. Why not? Abantu basohora album zirenze imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu mu mwaka umwe, birashoboka. Turashaka gushyira urwego rwo hejuru, rap hejuru cyane, gukora cyane kurusha kuzamura nyine, kugira ibikorwa byinshi cyane. Yeah. ngira ngo byinshi budara bivuze. Twakoze iri album duteganya ko tugomba gukora indi ya kabiri. So uyu mwaka twabaye busy yego, ariko umwaka utaha tukiwutangira tugomba guhita dusubira muri studio tugakora ibindi bintu byinshi cyane. Kubyo bavugaga niba tuzashyira hanze album tugakora n'igitaramo, niko bimeze kabisa. Natwizera yuko umwaka utaha tuzabikora neza cyane ku buryo turi bahereza ibyo twabasezeranyije, ariko noneho tukanategura ibindi bintu birenze ibyo twari twakoze ubushize. Murakoze cyane. Maze iminsi ntagaragara, ariko nishimiye kwisanga mu cyumba cya rap kandi niteguye. Urumva yuko ari ikintu ukunda kandi ukumva ugikora neza cyane. Niteguye rero kuzagenda neza. Murakoze, barubajije impamvu uko ndishimye ko nabaye nominate, kandi koko uko sakize nitwa hakazamo noneho female artist, of course mugomba kuba mukuru ejo n'abakungu iyo mbona arimo rero byaba ikibazo. Anyway, ndishimye cyane, ni experience nziza kugira bwa mbere, nk'uko